radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana babyawe nibo bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Muri iki kiganiro murumva ko no ku babyeyi babyaye kubura umwana wagiriye ku gise ntumenye ko yapfuye ngo umupfunye ntiwemera ko yagiye. Murumva umubyeyi wabuze abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Abana nshaka bamwe bari mu Rwanda aho barezwe n'abagira neza, babatoye babatoraguye batazi iyo bajya. Murumva umwana waburiye ku Gisenyi ari kumwe na sekuru bava muri Kongo, ariko hari n'abandi bana benshi bagiye bajyanwa i Burayi n'abashishikazwaga no kubaha imiryango ishaka abana irera. Iki kiganiro ngituye ababyeyi mwese mwabyaye mukavutswa kurera abo mwibarutse, ngituye ababyeyi barerera Imana n'u Rwanda bagaha amizero y'ubuzima abana batoye mu mihana. Iki ni ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Shaka agasaro kawe muzakabona, maze rero shaka agasaro kawe muzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe muzakabona, shaka agasaro kawe rero muzakabona. Mu kwezi kwa munani umwaka w'1994, umwana w'umukobwa wari ufite hagati y'imyaka 4 n'5 yavuye mu nkambi ya Kibumba mu gihugu cyahoze cyitwa Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kumwe na sekuru. Bageze ku Gisenyi baraburana. Muri iyi myaka 28 ishize, nyirarume Marcel Munyemana yaramushakishije mu miryango ifasha abari mu kaga n'iyakira abana bato, araheba. Yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera ko yakomeje kwizera ko uwo mwana akiriho. Uwo mwana yitwa Mahoro. Nyirarume Marcel Munyemana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari, akagari ka Nyaburiba, umudugudu wa Rubona. Yitwa Mahoro, irindi ry'irisino yitwaga Nyangirente. Yabuze muri 1994 duhunguka, ariko akaba yari kumwe na sekuru. Noneho nyuma baza kuburana. Baburanye rero ubwo ndamushakisha turamubura. None mu by'ukuri kubera ko yaburiye muri za Gisenyi hariya muri kariya gace, nongeye kumubona, nagiye mbaza muri za Medecins Sans Frontières ndabubura, no muri Service Cibrene hose situmubona. 94 mu kwezi kwa munani muvuye mu nkambi muri Kongo, mugarutse mu Rwanda ya Kibumba. Umwana muramubura mu Rwanda. Byagenze gute kugira ngo umwana abure? Byagenze gute? Yari ari kumwe na sekuru baza kuburana. Ubwo rero nanjye abari bari kumwe na sekuru bambwiye ko baburanye, noneho nibwo natangiye kurangira. Uyu mwana yari afite imyaka ingahe? Yari afite hagati y'imyaka 5 n'4. None se yari umwana wa mushiki wanjye. Mukimara kubona ko umwana atageze mu rugo, umusaza akababwira ko amuburiye ku Gisenyi, mwahise mujyayo mujya kumushaka cyangwa se mwasubiye hashize imyaka? Hashize iminsi kuko uwo musaza yageze mu Rwanda arapfa. Mbura amakuru rero nakomeje gushakisha nifashishije ya miryango, ariko nta gisubizo nabonye. Uwakubwiye ko umwana yasigaye ku Gisenyi ni sekuru? Niwe wabimbwiye. Akakubwira ko bambukanye neza umupaka bakinjirana mu Rwanda? Binjiranye mu Rwanda rwose, baburanira hagati ya, urabona bari bavuye mu nkambi ya Kibumba. Bari bavuye mu nkambi ya Kibumba barambuka ahantu niba ari mu cyahoze ari mu Turande, ubu banza bagita muri Mudende hari sinamenya, ariko bari mu Rwanda nyine.
mukanya wambwiye uti hashize iminsi ariko ugenda ndibaza niba hashize amezi cyangwa imyaka kuva umenye ko umwana wawe yabuze hashize igihe kingana iki kugira ngo usubire aho muri muto ujye gushakisha wumve ko urebe ko wamubona? hashize nk'igihe kingana n'umwaka. Nyuma y'umwaka biranga ariko nkomeza no kwifashisha ya miryango ishakisha abana twandika ariko nta gisubizo nigeze mbona. Hari ikigo se hafi aho ngaho cyakiraga abana badafite kirera babe nako kageni? Gishobora kuba na cyari gihari kuko njye ntacyo nabonye, kuko njye urabona ni nari Kigali ari ako gace nakamenyereye, ntabwo nari nkamenyereye ku buryo namenya ko iki kigo cyaba gihari. Nakoresheje impapuro nshakisha nyine. Warandikaga gusa? Narandikaga gusa, nandika ya miryango. Ntibagusubize? Ntibansubize rwose nka buri gisubizo. Imyaka 28 irashize, Mahoro utamubona, nyina aracyariho? Nawe yarapfuye, mama we yari mushiki wanjye. Hari abandi babyeyi afite? Mu by'ukuri yari umupapira ruko akunda abantu bashugurika, ntago rero namenya niba ntago yari azi. Nta muntu waba warakuranye urugendo na sekuru wa Mahoro bagaruka mu Rwanda waba waramurabutswe bageze aho ngaho muri za Mutura, waba warabonye akaguha amakuru ya nyuma yakugaragariza ko ashobora kuba ari muri ako karere koko? uwo ngo arafunze ntabwo nabasha kumubona, reka wenda nkoze ku rugendo nkajya kumushaka afungiye hano. Ariko arahari, yarabiye? Hari umuntu uhari ubizi? Wenda umuntu yamushakisha. Hari umuntu uhari ubizi uzi amakuru y'Amahoro? Akama amakuru wenda akama amakuru neza. Uwo mugabo uzagenda umurebe, hanyuma azaguha amakuru, nurangiza uzayansangiza kugira ngo tuyahereho dushobore gushakisha tumyana aherereye. Noneho umubereye nyirarume, niba Nyirangirente niryo zina rindi rye ry'Amahoro, niba ariho akaba ari muri ako gace ka Rubavu, muri ako karere ka Rubavu, iyo za Gisenyi, yarakuze ubungubu, niba ariho ni umukobwa ni umugore imyaka 33, arakuze, ashobora kuba anabyaye anahetse. Niba ariho akaba kumva, wongera umwibutse icyo mupana, umubwire n'icyo umushakira. Yewe nuko nyine yari mwifa wanjye nkaba mubereye nyirarume. Yego. Kandi rero mba nta wundi mubyeyi yaba afite uretse njyewe. Icya mbere cyo nuko ari uwo mu muryango wanjye kandi kabasa nkaho ari amaraso yanjye. Kumukunda rwose naramukundana n'ubu ndacyamukunda. Icyo nshaka no kugira ngo umenye amakuru niba yaba ariho agihumeka, niba uramubonye nabyo byamfasha tukabasha kuruhuka mu mutima. Umuntu utigeze utabonye apfa cyangwa se utazi aho ari, burya umukumbuye cyane n'umubaro mwinshi. Birumvikana, ukomeze wihangane kandi ngushimire ko utacitse intege, ukaba ukomeje gushakisha uyu mwisha wawe Mahoro. Nyirangirente niba ariho, niba hari umuntu wamurabutswe batahuka muri 1994 bavuye mu nkambi ya Kibumba, bagatandukanira aho muri za Mutura muri ako karere ka Musanze magingo aya, waba amuzi, waba yaramubonye, waba yarabonye umwana w'imyaka 5, 4, 5, 6 se ntawamenya, ariko waba aramutoraguye akamurera akamukuza akaba amufite, nawe yatubwira hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tukamuhuza na nyirarume Munyemana Marcel. Munyemana, ndagushimiye rero kuba wizeye Ijwi ry'Amerika, nkwifurije amahoro n'amahirwe ubwo tuzavugana. Imana ibarinde cyane kandi mukomeze mubifashemo rwose. Uwo mugira neza aramutse amuboneye nawe namusabira umugisha ku Mana, nyine urabyumva, kuko ntago waboneje ngo wahembe umuntu wakoze igikorwa cyiza nk'icyo ngicyo, ariko Imana rwose nawe yamuhemba. Nanjye sinabura kumuhemba, ariko cyane cyane Imana, kuko njye sinabona ibihembo byahemba umuntu wakoze igikorwa nk'icyo, ariko Imana ye yabikora. Kandi nanjye byanshimisha. N'ubusanzwe aba ari nawe mubyeyi we, n'ubundi aba ari umubyeyi, ntababura kumushyikira rero. Yego, ngaho rero ukomere. Yego namwe. Agasaro Kaburaga.
uwitwa Habumugisha Ramadhan yari umwana wigaga mu mashuri abanza mu mwaka w'1994 akaba imfura iwabo. Yakoze urugendo rurerure ahunga ava aho yari atuye ajya i Kabuga, ahava ajya ku Kicukiro mu Gatenga, ahungira i Gitarama, yerekeza i Cyangugu, ataha muri Kongo. Igihe inkambi zasenywaga yatandukanye na mushiki we Mukashumbusho Zuriyati, nawe wari umwana muto, atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, akagari ka Bisenga, umudugudu wa Gasiza. Habumugisha twatandukanye mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nibwo twatandukanye. Twakoze urugendo rurerure cyane ariko tuza kuburanira muri Kongo. Mwakoze urugendo rurerure muva he mujya he muri Kongo? Ko ari hanini, mwahageze muturuka he? Twabanaga na nyirasenge wa mama hano ku Isumo, aho Habumugisha yigaga ku kigo cyitwa Kamurindi. Tuharahava turakomeza tujya i Kabuga, tuve Kabuga tujya Kicukiro mu Gatenga, tuva mu Gatenga turakomeza tugera i Gitarama, tuva i Gitarama turakomeza tugera i Cyangugu, twambuka muri Cyangugu tuza muri Kongo. Ubwo rero aho ngaho twageze Habumugisha atangira kwiga, ubuzima burakomeza, atangira kwiga. Yigaga mu wa mbere segonderi, aho yari yatangiye kwiga Icyongereza muri Kongo. Inkambi twari turimo iza guturika, ituritse. Ubwo ni muri ubwo buryo we twaburanye, ngenda ukwanjye nawe agenda ukwe. Mwari mu yihe nkambi muri Kongo? Ntabwo inkambi ntabwo naba nibuka kuko nanjye ubwanjye nari ndi muto cyane. Izo traje nizo nibuka. Ibi ngibi byose ndi kugenda nkubwira ni amakuru nagiye nkusanya ku bantu twari turi kumwe. None ayo makuru uvuga ko wakusanyije arebana na Habumugisha, ninde we yakubwiye? Ni murumuna mama wanjye wo kwa se wabo witwa Sada, kuko we barahunganye, ari uwo Sada n'umugabo wa Sada na Sada ubwabo bagiranye muri Kongo. Habumugisha n'umugabo wa Sada baza gusubira inyuma bagiye ahantu bari haturitse, baza gusubira inyuma bagiye kureba icyo kwifubika. Aho niho byahise birangirira, nta muntu wigeze wongera kumenya ari uwo mugabo wa Sada ari uwo musaza wanjye. Ntabwo bigeze bongera guhura kugeza n'ubu. Wowe muri 1994 Zuriyati wari ufite imyaka ingahe? Muri 1994 nari mu mezi, kuko navutse 93 ngewe. Niyo mpamvu amakuru yose uzi kuri musaza wawe nawe wagiye ubwirwa n'abantu umaze gukura? Amakuru yose nzi nayakusanyije mu byumweru 2 birarangira. Mu mwaka w'2000 Ramazani igeze kuvuga yashakisha umuryango, turafeiringa kuko nta muntu twari dufite utwitaho dukurikirana. Turabyumva ariko ntitwagira icyo tubikoraho. Yashakishije umuryango avuga ko ari hehe? Yari ari muri Zimbabwe. Turi mwaka w'2000. Ni iki cyatumye mudashobora kuvugana nawe icyo gihe kugira ngo musubize impuruza ye? Ikintu urumva twebwe twagiye dukurira mu miryango itari yacu, hanyuma bikumvika tuza kubyumva kuri BBC. Ariko umuntu twari turi kumwe nawe icyo gihe nawe nta mbaraga yari afite zo kuba yajya gushakisha, nawe yaje guhita apfa. Nta wundi muntu wigeze ngera kubikurikirana. Icyo gihe itangazo ryahise mu mwaka 2000 ryavugaga ko Habumugisha Ramadhan ashobora kuba ari muri Zimbabwe ashakisha umuryango we mu Rwanda. Umuryango wo mu Rwanda gusa yongeraho avuga ko ngo iyo nta cyizere afite cy'uko umuryango waba uriho, kuko iyo baza kuba bariho baba baramushakishije. Uretse ko bitamubujije gutanga itangazo, birumvikana mwari mukiri batoya, mwasigaye mwenyine. Ongera unyibutse na Habumugisha niba twumva arabyumviraho, iwanyu musigaye muri bangahe? Iwacu hasigaye Hagumagase Abdurukadiri na Mahoro Hasha. Genda buhoro humura, ndabyumva kugusubiza inyuma ukongera
ukibuka ibyo bihe bibi, mba mbizi yuko bibahungabanya, ariko nanone harimo agakiza kubera ko ni uburyo bwo kugira ngo ubivuge, ubyature. Ntubigeze ubona umwanya wo kugira ngo ubivuge, ntabwo wigeze ubona umwanya wo kugira ngo umusaza wawe niba ariho akumve, yumve yuko nawe uriho, bimuhumurize ko nawe wumve yuko ibyo uvuga abyumva, ijwi ryawe aho ari araryumva. Ni uburyo bwo kugira ngo mutangire muvugane binyuze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, hanyuma n'ibibi by'Imana tuzakomeza dushakashaka uzamubone. Iyakire umbwire, nari nkubajije abavandimwe bawe baba bararokotse babakiriho kugira ngo abumve. Biragoye kuko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere intambwe mvuga iki kintu mu buzima sinigeze nanakivuga. Ni ukuvuga ngo turi abavandimwe batatu twe dusigaye. Hari Haguma Gake Abdulkadir, yego, hakaba na sisita wacu witwa Mahoro Hasha, yego, hakaba nanjye Mukashumbusho Juliette. Iyi myaka 28 yose irashize, urambwira uti ntabwo nigeze nshobora kuvuga kino kibazo, ntabwo nigeze nshobora kuvuga kwatura ngo mvuge ko musaza wanjye ntamufite, ntamubona hafi. Ntiwigeze ubona umwanya wo kugira ngo uvuge yuko nta babyeyi ufite ngo ushobore gukora ikiriyo cyawe mu mutima no mu migirire no mu migenzereze bibeho. Uyu ni umwanya ufate mu gihe tuganira kugira ngo ngufashe kwiyakira. Reka tuvuge musaza wawe tumushaka, niba twumva umuntu wese waba ari muri Zimbabwe cyangwa se muri ibyo bihugu byose biri mu karere k'Afurika y'Amajyepfo bumva ijwi ry'Amerika, bari muri Malawi, muri Zambia, muri Mozambique, muri Angola no muri Afurika y'Epfo, turashaka Habumugisha Ramadan, bashiki be arokotse, baramushaka bari mu Rwanda. None Juliette, ni iki cyakubuzaga kuvuga abawe? Ni iki cyakubuzaga kuvuga uti mbashake, menye uko byagenze n'aho baherereye? Ni iki cyabikubuzaga? Nta kintu kigeze kibimbuza. Urumva iyo umuntu akiri mu maboko y'abamufite, nta liberté totale aba afite, nta bwigenge, nta bwisanzure. Ntabwo nari nzi aho nahera, sinari nzi uwo nabaza. Niyo mpamvu ntigeze mbikora. Ariko se nta nubwo wabazaga abakurera ngo ubabaze uti nta gakuru mwamenya ko ababyeyi banjye cyangwa se abandi tuvukana mu muryango? Icyo ntabwo wakibabazaga? Ni ukuvuga ngo nagiye mbibaza inshuro nyinshi, ariko nabo bakambwira ati ikintu kitubabaza ni ukuntu uriya mwana twagiye tuburana. Kandi nk'umuntu naribaza cyane nahoraga mbaza, niga mu mwaka wa 6 primaire, nibwo nawe yaje kwitaba Imana. Ubwo biba birangiye gutyo, apfa nawe nta kintu gifatika ndageraho. Aho mbere umudamu niho nongeye gushakisha, noneho mfite liberté totale no kuri buri muntu wese. Nagiye numva bagiye bambwira ngo byagenze gutya, nibwo naje kugwa rero kuri uwo murumuna wa mama wo kwa se wabo. Amakuru mpaye arahagije kugira ngo nyahereho nshakishe, kandi nahamagariye n'abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri uyu mwanya bazakumenya, bazamenya Habumugisha Ramadan. Wowe nka mushiki we azakwibuka kubera ko ari uruhinja. Ubu aho ari hose niba kumva, ni iki ushaka kumubwira kuri ku mutima umaze imyaka yose wifuza ko wamubwira umubonye? Ibyo namubwira ni byinshi cyane, shakamo bike ushoboye. Ibyo namubwira ni byinshi cyane, gusa ingenzi
ndamukunda cyane. No mu makuru nagiye numva nuko yadukundaga nawe cyane, yari umwana uzi ubwenge, turamukunda, turamushaka. Muri rusange umuryango wose uramukeneye kuko yahoze ari imfura yabo, ari umwana mwiza kandi wubaha bumvira. Turamukunda. Iryo jambo ry'urukundo niryo rikuru, riruta yose. Mukashumbusho Juliet, nongere nkwihanganishe kandi ngo ukomeze. Iki ni igihe gikomeye cyo kwibuka no gushaka umuvandimwe wawe Habumugisha Ramadan. Nkaba nizera yuko uzamubona agihumeka umwuka w'abazima. Ndahamya nkomeje yuko tuzashaka, ariko kandi tuzifashisha imbaga nini y'abumva ijwi ry'Amerika ku isi yose, aho umuvandimwe wawe yaba ari. Tuzamubona rero, hanyuma tuzashimishwa no kubahuza kugira ngo mwongere hure. Ibyishimo umutegerejeho wongere ubibone, nawe ibyo abategerejeho abibone. Ndagushimiye cyane Juliet, unsurize abo bavandimwe bawe bagufashije gushaka amakuru ukiri umwana, ariko ugahatiriza mpaka uyamenye kugira ngo uzashobore kuyadusangiza ushaka musaza wawe. Ngaho rero ukomere, wihangane, ibisigaye ubirekere n'Imana. Murakoze cyane kandi Imana izabidufashemo, namwe ikomeze ibafasha mu mirimo yanyu, ubundi imitima imiryango ni yayo yaburanye. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika, mugizweho nanjye Venuste Nshimiyimana. Umwana witwa Mburamatare Abdu yavuye mu muryango we mu mwaka w'1993. Yavuye mu Rwanda ajyanywe mu Bufaransa. Nyina wabo Tumusabe Amina azi uko byagenze. Atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga, akagari ka Karambo, umudugudu w'Amahoro. Twamubuze muri uwo mwaka rero, agenda ajyanywe n'abazungu ngo bamutwaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuva icyo gihe nta gakuru ke twongeye kumenya. Sekuru aracyahari, arashaje cyane, yifuza nibura no kumubonaho rimwe yarangiza apfira. Na nyirakuru arahari. Ubwo rero twajya dufasha niba byashoboka ko twamenya niba akiriho tukongera kuke. None se mu Bufaransa yahageze ati? Mu Bufaransa yajyanywe ngo n'abazungu bari batuye mu Kiyovu, bafite abanyarwanda babakorera ngo birirwa batoragura abana bose babaha abana. Ariko mbere yuko bamutwara baje ku karere ku cyahoze ari komine Taba, burugumesitiri wa Taba ngo arabasinyira bari kumwe na mama w'umwana. Ariko hashize iminsi mama w'umwana yitwaga Nyirabahima Murekatete Rukije. Urambwira ko burugumesitiri wa komine Taba ari wabasinyiye. Icyo gihe burugumesitiri wa komine Taba yitwaga nde? Akayesu Jean Paul. Abo bazungu baje gutwara abana, uribuka? Hari abo bibukamwe amazina yabo? Baturukaga Kigali hehe, babaga he? Abo bazungu babaga Kigali, ariko ntago nzi niba hari abandi bana batwaye. Uwo twabashe kumenya n'uwo wacu. Bari batuye Kigali ihe, ko Kigali yari nini? Bari batuye mu kahe gace ka Kigali? Bari batenguwe mu gace ko mu Kiyovu. Ayo ni amakuru twahawe nyuma. Abo banyarwanda bambwiye babakoreraga, babafashaga gutoragura abana, hari amazina y'abo banyarwanda wabuzi? Ntayo nzi. Icyo gihe nanjye nari umwana, ni amakuru numvanye ababyeyi nabo bayahawe n'umuntu wari uturanye na mama we. Nta zina na rimwe wigeze ufata ry'umunyarwanda wafashaga abo bazungu kujyana abana i Burayi? Nta zina na rimwe twamenye, gusa twamenye ko ngo muri abo bazungu bamutwaye ngo harimo umudogiteri wakoraga muri CHK, ariko nawe nta zina rye twabashije kumenya. Kugira ngo bajyane uwo mwana bahuriye he na mama we? Mama wabo yabaga mu rugo, ariko igihe kiragera aza kuza i Kigali ngo atura mu Kiyovu. Hanyuma
umwana ari twe twamureraga. Igihe kiragera aravuga ati mu mwana ari mu kiruhuko, umwana yari atangiye umwaka wa mbere, yari amaze kugira imyaka 7, ati mu mwana nsuri. Umusaza abanza no kumumwima, ariko ageze aho aramumuha ati sinakwima umwana nyine. Kuri uko kujya kumusura nibwo yahise ngo amuha abazungu. Hari icyo bamuhaye bamuguranira ko abahaye uwo mwana? Hari icyo mwamenye? Ntacyo twabashije kumenya. Uwababwiye ko yagiye mu Bufaransa yababwiye yuko agifite amazina ye yose? Tumaze kubimenya ko ngo baje gusinyisha mu karere muri komine ya Taba, umusaza tumaze gushyingura mama we, kuko mama we hashize nk'ibyumweru 2 amutanze n'ubundi arapfa. Tumaze kumushyingura, umusaza ajya ku karere kuburanya burugumesitiri, ati gute ushobora gufata umwana wanjye uzi nirereye, kuko burugumesitiri twari duturanye no mu muryango, ati kuzi kuri uwo mwana ari njye wamwirereye, gute ubasha kumusinyira ukamutanga? Arangije aramubwira ati bambwiye ko n'abazungu barya abantu, ubwo baba baragiye kundira umwana cyangwa kumukoramo imiti. Aramubwira ati muzehe tuza, ntabwo bagiye kumurya, bagiye kumurera. Ati kandi nta nubwo akitwaye amazina yanyu y'amaswahili, bamwise andi mazina. Abwira umusaza ko ngo bamwise Rwayitare Antoine. Mbere yuko bamuhinduriraga yitwaga nde? Yitwaga Mburamatare Abudu. Akayezu Jean Paul niwe wamusinyiye kugira ngo agende? Kugira ngo agende. Bisobanuye yuko na nyina mbere yuko yitaba Imana nawe yaje kuri komine aho ngaho gusinya, nubwo bwose atageze iwanyu ngo abasuhuza, ariko ubwo yaje gusinya kubera ko niwe washyize umukono ku rupapuro rwemeza yuko umwana atanzwe. Nubwo atageze mu rugo, kuko ntabwo bari kubyumva kimwe n'umusaza, ntabwo yari buhagere ngo abimubwire. Birumvikana umusaza amaze imyaka 29 yibaza aho umwana muzukuru we ari nta gakuru ke. Hari ahandi mwashakishirije kugira ngo mumenye amakuru ye? Agezeyo ntigeze abandikira? Nta gapapuro mwigeze mubona? Umusaza akimara kubimenya gutyo yagize umubabaro mwinshi, aravuga ati nge nzajya kubarega kuri ambasade y'Abafaransa ikorera mu Rwanda. Ariko akiri muri ibyo ngibyo nibwo urumva hari 93 muri 94 intambara yarabaye. Nyuma yo ariko mbere yaho gatoya ngo wari burugumesitiri we yandikiranaga nabo, babonana n'umusaza akamubwira ati we wangambaniriye umwana untangira umwana, wenda bagwaye n'amafaranga simbizi. Aramubwira ati nge nabahaye n'amakuru ko nyina w'umwana yapfuye, ngo baravuga ngo barashaka kubakisha igituro cya nyina w'umwana, bamenye n'uwamuhambishije, ngo igihe nikigera umwana bazamugarura ngo aze mu muryango asura abantu. Ariko urumva muzaramubwira ati mpa aderese zabo nge nivuganira nabo none bazimwima. Ubwo intambara yabaye rero nta kindi kirakorwa. Nyuma y'intambara tusubira ku karere kureba ko twabona izo aderese, baratubwira ngo byaranyanyagiye. Nta kindi twigeze tubasha gukora. Uwo mwana Rwayitare mu muryango iyo urebye waramubonye atangira primaire, yari karagahungu kagimbutse, ubona asa nandi wanyu mu muryango? Nta muntu basaga mu muryango wari ufite nk'ishusho y'abazungu. Yari umwana w'inzobe, wari ufite imisatsi y'amarende, yari afite n'agakofu ku jisho, akagira n'akananwa twajyaga tuvuga ati afite akananwa nk'ak'abazungu. Nicyo mwibukiraho. Ndahamya yuko Rwayitare ngubu imyaka 7 yagiye avuga Ikinyarwanda. Hashe imyaka myinshi ashobora kuba arakibagiwe, ariko niba atarakibagiwe akumva nyina wabo baramusuhuza. Ndi nyina wabo. Musuhuze ufite iminota, nta nubwo umunota wuzuye, na amasegonda 45, mubwire icyo wumva nk'umubyeyi, wumva ushaka kubwira uwo mwana n'impamvu mushaka. Amasegonda ni make ariko yakoreshe mbere yuko ngusezeraho niba kumva. Abudu, ndagusuhuza, niba ubasha kuba wanyumva ndagusuhuza, ndagukumbuye. Ndi nyoko wanyu Amina wajyaga
nkambika imyenda nkutunganyiriza iniforume ugiye ku ishuri, turagukumbuye, twarakubuze, tugira agahinda kenshi. Sogokuru wawe yaragukundaga, yarakubuze, agiye gupfana agahinda ko kutamenya agakuru kawe, ariko nibura yumvishe ko unariho yatuza. N'icyo namubwira, turamukunda, turamukumbuye, kongera kumva ko ariho byatunezeza. Amina Tumusabe, urakoze cyane. Ndahamya yuko umuhungu wawe azumva ubu butumwa, kandi amakuru uduhaye ni menshi yasa yujuje ayo tuba dufite mu giseke cy'amakuru cyacu. Abana bavuye mu Rwanda banyuze mu Kiyovu, tuzi aho banyuze n'aho bagiye. Tuzagerageza gushakira muri izo nzira, tugira icyo tugeraho tuzakubwira, tuzabishyiraho umwete kimwe n'abandi bose mutugana. Nawe rero tuzagutumikira uko dushoboye. Ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro. Yego, murakoze cyane. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona. Wicika intege, shaka agasaro kawe uzakabona. Shaka agasaro kawe rero uzakabona. Imyaka isaga 30 igiye gushira niyo Nizeye Alphonsine atandukanye na mukuru we Umurungi Antoinette, badasezeranyeho, nta matajya agaragara biteye. Turi mu mwaka w'1993. Umurungi yaramaze kurushingana na Mutaharugamba Emmanuel, bari mu Bubiligi. Niyo Nizeye ari Burundi, ari mu Rwanda magingo aya, akaba yibaza icyabaye kuri mukuru we. Atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, mu mudugudu wa Gasharu. Nguyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Kinzanye hari umuvandimwe nabuze, ndashakisha mukuru wanjye, yabaga mu Bubiligi, afite umugabo, bakora na mariage mu rusengero rw'Abangilikani ahantu bitaga kuri cafe y'Abarundi, ariko icyo gihe twabaga i Burundi. Niho yagiye hariya muri 1983, aba yarashaka arabyara. Nuko nyuma muri za 1990 bazaga kutubwira 92, umugabo we aza no kubisura i Burundi, Bujumbura. Nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi. Nuko nyuma muri za 1993 nibwo mukuru wanjye ambwiraga ati, rero nashaka ko narigaga segonderi, ati ndashaka ko wazaza ugashaka prise en charge, ukaza ukagenda duwanira ibintu by'amamodoka, ibintu byinshi. Nuko ndayishaka, ndayibona muri Sabona mu Burundi. Hashize nk'icyumweru Burundi yabibyago perezida waho arapfa, Ndadaye. Nuko bibaye ruvange, ibibazo turabihagarika. Nuko kuza intambara yo mu Rwanda nayo irabaye 1994 gusa turaje. Nuko ni nawe ndihiraga na Minerva, iciye muri Banque Bergorese, Banque Lambere, Banque Populaire Burundi. Nuko ibintu byose birahagaze. Twongera kuvugana nta communication, ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye, ariko akaba afite umwana witwa Jessica. Ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba, bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite cafe bita ku Barundi ahantu muri Ville des Étoiles mu Bubiligi. Wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa magingo aya Emmanuel Mutaharugamba. Uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda, ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali? Nari utubwira ko yamubonye, nta gakuru na kamwe dufite. Niba Umurungi akiriho, amakuru y'abakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo, niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga, ni iki wumva ushaka kumubwira? Kuri baramutse bariho bose na Mutarugamba
nta kwishima cyane, ntakomera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini, kandi iyo babaye batanariho nabwo byose no kubishima Imana. Kandi uzajya ibagirira neza Venuste, ni ukuri mufasha abantu benshi. Imana ni ukuri idufashije nibura mukanaduhuza n'uwo mwana we yanaduha n'amakuru niba hari n'ayazi, byaba byiza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru izajya iguha umugisha utagabanije cyane, iguha umugisha uzabona ijuru bazaribona. Imana ibaha umugisha cyane. dukomeje iperereza hano ku ijwi ry'Amerika. Abantu batuye mu Bubiligi mwumva ijwi ry'Amerika, abatashye ubukwe bwa Antoinette Umurungi na Emmanuel Mutaharugamba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1989. Ubukwe bwabereye muri komini y'umujyi wa Buruseli kuri Grand Place. Abagiye mu kiliziya cy'Abangirikani aho basezeraniye imbere y'Imana, kiliziya iri ku muhanda witiriwe Kapitene Crespel kuri nimero ya 29, niho abashyitsi bakiriwe. Abasuye Umurungi na Mutaharugamba bamaze kwibaruka imfura yabo Jessica Mutaharugamba. Ijwi ry'Amerika Agasaro Kaburaga irabinginze, niba uzi Umurungi Antoinette umukobwa wa Sozera Theodore, niba waramubonye i Buruseli i Matonge, niba uzi uko byamugendekeye duhamagare uduha makuru. Emmanuel Mutaharugamba nawe aho uri hose mu gihugu kimwe ku mugabane wa Afurika, duhamagare utubwire uko uwo mwashakanye byamugendekeye, abavandimwe be barabikeneye. Agasaro Kaburaga. Iki ni ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika. Leonsi Mukarugema ni umubyeyi w'imyaka 66 y'amavuko, yabuze abana babiri. Prosper Kayihura yabuze mu mwaka w'1994 bava mu nkambi zo mu Rwanda basubira mu ngo zabo, na Pauline Mukazigama yabuze mu mwaka w'1998 amutumye i Kigali ntiyagaruka. Abo bana barihe? Nibo dushaka muri aka kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mukarugema Leonsia atuye mu mudugudu wa Musebeya, akagari ka Muganza, hazwi nko ku Ruyenzi, umurenge wa Runda, akarere ka Kamonyi. Nabuze abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umuhungu namubuze 94. Twarahungutse mu ruvunge rw'abantu benshi, ari nijoro, mbega twaragendaga ntitwaruhaga, twari duhungutse tuvuye ahantu bita mu Mataba. Tuza mu kivunge rero cy'abantu, ariko twageze ahantu hitwa Irunda sinamubona. Turamubura, tugera mu rugo turavuga tuti ni umwana mukuru buriya ari bwizane, n'ejo bundi turategereza turaheba kugeza ubu. Uwo mwana w'umuhungu yitwa nde? Yitwaga Prosper Kayihura. Icyo gihe muri 1994 afite imyaka ingahe? Afite 12. None se mugeze Runda wari kumwe n'umugabo wawe? Yego. Mubura umwana neza yewe turamubura pe. Ariko icyo nshaka kukubaza, mugeze mu rugo umwana ntimumubonye, turi mu ntambara, intambara yarangiye ariko mubuze umwana, umwana ntiyagiye gukina. Kuki mwibwiye yuko ari butahe? Mwibwiraga ko yanyuze he? Kubera rero ko harimo abantu benshi mu nzira, twibwira ubundi yarahazi pe. Kuva Irunda kugera iwacu, kuva Rukoma kugera iwacu ndumva atayoba, ariko twaramubuze. N'umwana w'umuhungu w'imyaka 12. Intambara yarangiye, turi mu kwezi kwa 7. Hari urunyuranyurane rw'abantu benshi cyane, benshi, abazamuka n'abamanuka, abantu benshi pe. Hari umutigano uteye ubwoba. None se mu bantu mwari mwarahunganye, mwahungukanye, ntawugeze ababwira ko yamuciye iryera? Ntawe ya. Baraduhakaniye ko batamubonye, nyine abo twazanye, nyine icyiciro twazanye twamubuze turi kumwe. Kandi n'abasigaye inyuma twarababajije, byaranze.
twayobewe aho yagiye, nta hantu tutashakiye tugenda dushakira no mu mashyamba ngo turebe ko yaba yarapfuye baramujugunyemo, yewe nta hantu tutashakiye, nuko tugeze aho turaceceka turabyihorera, na papa we rero aza kwitaba Imana nyine, nuko nsigara njyenyine mu twana dutoya, nuko nsigarana n'abo ngabo, ndaharirwa ndanyukirwa no kuri Croix Rouge nagiyeyo rwose ndashakisha ndaheba. Igihe Prosper Kayihura umubuze, turi mu kwezi kwa karindwi, sinkubaza amatariki, murimo murahunguka mugaruka mu ngo zanyu, umwana uramubuze, hari mu kwa karindwi. nta muturanyi wabonye hafi witabaje? nta ninde muntu wabwiye? nta muntu wamubonye pe, icyo gihe se ko hatari hakajyaho n'abayobozi n'abantu b'iwacu ko benshi bari baragiye Kongo, abantu bose bari baragiye Kongo, twe twagarukiye ahantu bita mu Mataba mu Ruhengeri, hitwaga mu Ruhengeri, abandi baragiye Kongo baje 1996 na 7. None se ubwo buyobozi bushya bwariho icyo gihe? Bwaje nyuma mu byo mu kwezi kwa, tumva ubuyobozi bwaraje ari mu kwa 9, ubwo twatangiye kugira abantu batuyobora, ariko nabyo bitari cyane, ukabona bidafashe, yewe byaratinze kugira ngo tubone abayobozi bifashe. Hafi aho nta hantu hari nk'ikigo cyakira abana badafite ababyeyi bari bonyine? Ntacyo, nta cyari gihari iwacu, nta cyahegeze, byahaje nyuma biranahava, ariko nta cyari gihari icyo gihe. Wowe iyo utekereje umwana wawe, wambwiye uti Kayihura uko nari muzi yari umwana uzi iwabo, ushobora kwizana akigeza mu rugo, umwana w'imyaka 12 yijyana ku ishuri yakitahana, hari uburangare yari afite ku buryo yaba yararangaye? Ntabwo yarangaraga, nubwo yatsinze ikizamini cya seminari muri uwo mwaka, dufatanya na padiri kumushaka biranga rwose. Hari ba nyirarume na ba nyirasenge na ba nyina wabo yagiraga? Bari barabishe, nta bari bahari iwacu, nta hari hahari, ntabwo yari kujyayo azi ko bapfuye, yari abizi ko batakiriho. Nta bantu utekereza yenda bakundaga gukina n'abana batoya ari bakuru, ku buryo uvuga uti yenda yakurikiye umutoza kanaka niwe bari kumwe? Ntacyo nakubeshya, nahebye n'inyo, nahebye. Iyi myaka yose 28 ishize utazi irengero ry'umuhungu wawe Kayihura? Kandi sinjya mpagarika ngo mbone yarapfuye, yibara kutihambira, sinjya mpagarika umurambo ye ngo nkubone. Birumvikana igihe cyose utarashyingura uwawe ntabwo ikintu kirangiza, ugomba kumva ko ariho kugeza igihe uzaba wamubonye ukamwihambira. Utamwihambiye nabwo uzakomeza umureke itara rye ryake, utekereze ko akiriho, nta kundi kuntu wabigenza. Ariko dukomeze dushake. Niba umbwira ko ba nyirasenge na ba nyina wabo na ba so batari bakiriho, kugira ngo numve ko umwana ashobora kuba ariho yanyarukiye? Oya, ntaho se ba nyirasenge ko yaratuye urukoma hafi, nabiyoberwa. Ntaho yagiye, sinzi uko byagenze. Niba umbwira ko umwana wawe Kayihura atari inkubaganye, ko atari inzererezi, ko ntabwo yakubaganaga na rimwe, nta cyari gutuma adataha? baramutumaga akagenda akazira igihe, ntabwo yari umwana ushira isoni, ntabwo yari umwana ukubagana cyangwa urangara. Oya, kugira ngo umubure ukebuke inyuma usange nta gihari, wabibonye ugeze mu rugo, wabibonye ukiri mu nzira, wabimenye ryari? Twabibonye nyine kuko twagendaga abana bamwe batoya tubazirikanya n'abandi. Yego, ariko we ntabwo twamuzirikaga, yari mukuru. Namubonye, twabibonye tugeze mu rugo. Abandi bana bari bananiwe, twari twabasize no mu nzira ahantu bita Kayenzi kwa bene wabo. We rero ati njya sensigara turataha, ariko ntabwo yageze imuhera. Ndimo ndatekereza ahantu Kayihura yaba ari niwaba waramurembuje, n'icyo yamushukishije kugira ngo amugumane, n'icyatumye. Nta hantu tutashakiye, na padiri mukuru rwose yari n'umuzungu, mana yanjye yabimfashijemo turamubura.
muramushaka muramubura. Reka dutekereze ko Kayihura Prosper akiriho, niba ariho ubu ni umugabo w'imyaka 40, akaba akumva yenda nawe atazi kuriho, avuga ati ababyeyi banjye bashobora kuba batakiriho, yarakoze ubuzima bwe. Nkunda kubivuga kenshi, wasanga muturanye ariko muturanye aho ngaho aba yarahageze, ariko ashobora kuba ari ahandi. Hari abavuga bati sinzanahasubira iwacu nta gihari. Niba atekereza ko namwe mutakiriho, icyo gihe byatuma ataza kubashaka. Ibindi ntitubyibaze. Niba umuhungu wawe Kayihura akiriho akaba kumva, niki wamubwira? Ewe namubwira ko mukumbuye, namubwira ko abavandimwe be bakimwibuka bamushaka. Ewe yasize ari ubwana butoya, none babaye abagore n'ababyeyi bafite abana bangana nk'uko yanganaga. Ewe turamushaka cyane, turamukumbuye. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Hari n'undi mwana wabuze? Namubuze. Uwo mwana wundi wabuze wamubuze ute? Yagiye umwana namubuze 98. Bigenda bite? Ukwezi kwa 8. Uwo mwana twamutumye Kigali, yari afite imyaka 15. Mumutuma Kigali, mumutuma peteroli, mumutuma twamutumye ku wundi muntu wari utuye mu cyaha hafi, ndetse yavuye mu rugo yigabye. Yego. Ari burare niko byari biteguwe. Agezeyo koko, yagezeyo ariko mu kugaruka twaramubuze, ntabwo twamubonye. Uwo mugabo avuga ko yagezeyo akarara mu rugo rw'uwo mugabo. Hari umwana abereye se wabo w'umukobwa ungana nk'uwo, ngo yarabasiganye wajya ku kazi. Noneho ngo saa sita zigeze, uwo mwana w'umukobwa aherekeza undi ngo amugeze ahantu bita ku Kimisagara, batega imodoka ya tagisi yajyaga Nyabugogo. Kuko uwo mwana nawe yari akiri umwana, aravuga ati ni imodoka itukura. Ntabwo twamubonye. Uwo mwana yitwaga nde? Uwo mwana wanjye? Yego. Yitwaga Mukazigama Pauline. Afite imyaka 15. Yari afite imyaka 15. Uwo mugabo wamutumyeho yitwa nde? Wagiye ku kazi akamusigana n'undi mwana mu rugo yitwa nde? Yitwa Simoni Twagirumukiza. Ni mwene wanyu? Ni umukwe wanjye. Afite mukuru w'uwo ngo, nuko mukuru wa Tara ariyo yari mu rugo, yaramaze kuhabyarira, yarabyaye. Noneho nta telefone zari ziriho, ariko yadutumyeho umuntu ati muzohereze Paul namubatumiho. Ku buryo kuva yurira iyo modoka itukura ntabwo twamubonye. Uwo mwana dusabe niwe umuheruka wenyine. None se mubonye umwana atageze mu rugo, birumvikana nta telefone zari zihari, mwabimenye bitinze ko yatashye ariko ntagere mu rugo? Hashize icyumweru, ariko nkumva mu mutima wanjye ntafashijwe. Noneho nohereza uwo mukobwa mukuru, ni ngaho ujya kundebera umwana mu cyaha hafi. Agiye bati se ntiyaje, bukeye ntitwamwohereje, badafite ibi n'ibi. Ubwo Simoni nawe ubizi, njye nabyo nzi, ariko yaramuhakaniye. Ubwo twahera ubwo dushakisha ahantu hose, turaheba burundu. Uyu mukobwa wawe we Mukazigama yari umwana ujarajara, yari umwana w'umutima, yari umwana cyane rwose. N'ikizamini cya leta nyuma nabwo turashakisha, amanota amaze gusohoka nabwo turamuheba neza. Kandi umuntu akatubwira ngo namubonye munsi ya gare Nyabugogo, ngo mu Bagande bari bahari batekaga amaresitora. Twebwe twagiyeyo tukamubura. Undi muntu ati njye namubonye CHK akora muri noze. Yego. Muri twatuzu dutoya twari mu matasiyo tw'ababyeyi. Akabimbwira gutyo, nahagera se hashika nkayicara nkazahamara icyumweru simubone. Undi muntu ati namubonye mu Biryogo, ngo kuko abantu ariko babamubonaga, ariko nta muntu wo mu rugo wamubonye. Undi muntu yongeye kumumbwira Igikondo mu midugudu yo kwa Rujugiro.
ati naramubonye, ati duhuza amaso, ati nuko akubita urugi ku gipangu aranyihisha. Hari n'undi muntu wanyatse ifoto ye ndayimuha, aragenda, yari umukobwa nawe ambwira ati rwose umwana wawe njya mubona ku mugezi, yarabonye iyo foto, ati njya mubona aho tuvoma, ati y'amazi yabuze mu midugudu yo kwa Rujugiro. Yaragiye ifoto arayitindana, ayizana yarafurikatse, nuko arambwira ati umva, ati uwo mukobwa naramubonye naranayimweretse, aravuga ngo arabazi kuko twari turiho turi benshi, hataravuga ngo arabazi, ati noneho turayirwanira, ati niko gusa gutya. Atahambwira ngo arumva bakumbuye, ngo ariko ngo nta mafaranga afite, ngo igihe azayabonera ngo tuzabonaze. Kugeza ubu ngubu yewe inga ndebe iyo foto igihe yitwariye, ubanza hari muri 99. Kugeza ubu se ndabona uwo mwana w'umukobwa. Abandi bati yatwawe n'Abagande yakoreraga, bati hari umugande yakoreraga wari ufite abana 2 n'umudamu yamujyanye Bugande. Nuko nabo bantu bagiye bambarira batyo gusa. None se wowe kuva kuwakubwiye yuko yamubonye bagiye kuvoma, kuva kwamubwiye ko yamubonye muri iyo midugudu yo kwa Rujugiro, wakubwiye ko yamubonye mu Bagande, ko wari utuye hafi aho hakurya ya Nyabarongo, kubera iki utigabye nk'uko yigabye wowe ngo ugende ugereyo? Urumva aho bambwiye hose njyayo, n'abarumuna be naraboherezaga mu gihanga, nanjye nkajya aho ngaho. Yewe hari n'ubwo mukuru we yiriwe ahicaye inyuma y'icyo gipangu ahetse umwana, nuko bumwiriraho, atabonye hari ukingura icyo gipangu nibura ngo arebemo. Urumva none ndabyumva, komera ari wemere unsubize ibibazo nkubaza, ko hari utuntu nshaka kumva. Muri 1998 99 u Rwanda ni igihugu kitangiye kwiyubaka, gifite ubutegetsi. Wigeze witabaza nka polisi y'igihugu ngo babwire uti nyamuneka nimuntabare, nabuze umwana kandi bambwira ko ari aha n'aha? Ibyo byose atarageza ku myaka y'ubukure, ufite uburenganzira bwo kumushakisha ukamubona ukamugarura mu rugo. Ibyo warabikoze? Ntabwo rwose nabikoze mana yanjye, sinari nzi ko n'umuntu yaberwa, ariko polisi ni tuyimenye ubu ngubu, nubwo duturanye nayo tuyimenye. Kubera ko umwana wawe, ndashaka kuvuga uyu Pauline Mukazigama, ku mwana ajya ahantu bakamuherekeza agataha, ariko kera bajyaga bavuga ngo Nyarugenge n'amahanga, ushobora kuhagendwa n'abayizi, ushobora kuhagira ugasanga amatara menshi ayitatse, ugashaka nawe kureba. Reka twibwire yuko uyu mwana wawe yagize gutya akavuga ati reka nanjye mbanze ndebe Nyarugenge uko imeze. Niba yarayobejwe, niba byaragenze gute ntabwo mbizi pe. Ubu se ko hashize imyaka myinshi? Hashize imyaka myinshi. Imyaka 24 ni myinshi. Ariko sinjya mubura, sinjya mwibagirwa, muramureba. Yewe hari n'itangazo ryigeze guhita bavuga amazina ye yombi ngo ko yapfuye, ni hambere ni kera, ariko nari naramubuze. Iryo tangazo ryahise kuri Radio Rwanda? Bavuga ko yapfiriye mu majyaruguru mu Ruhengeri, muri Gataraga, mu Gataraga. Icyo gihe hari abasirikare bari baragiye i Kongo, barangiraga umugabo we ngo wagiye i Kongo, ariko ntiryane mwari mu kiga primaire, ni nkoni. Yari akiri mutoya, bavuga ko yasize umwana. Icyo gihe nirirwa naguye mu kantu, yewe abana baje kurya saa sita, ntimuzi ko mukuru wanyu ngo yapfuye. Bati duhe ibiryo twirire, n'ubundi yarapfuye, none se ubundi turamufite. None se icyo gihe abatisimu yaje kubimbwira, sinkibuka uwo mwaka, ariko yigaga mu wa 5. Iryo tangazo ryanyuze kuri Radio Rwanda? Ryaciye kuri Radio Rwanda, iri mu bika ko yitabye Imana. Ariko ni amazina ahuye, Pauline Mukazigama. Ni amazina ahuye, ariko ntabwo uzindi bariwe koko. Uwo mugabo bamubikiraga wari uri muri Kongo, amazina ye murayazi? Oui, bari waragiye ku rugamba, shwe sinabifashe mu mutwe.
kubera ko niwe wenyine bashobora kuzadufasha kumenya niba umugore we uwo yari afite yarakomokaga. Ntabwo nigeze mfata izina rye mu mutwe mama. Umvise iryo zina ryo wapfuye gusa. Uwarangishaga ntabwo mumuzi. Watanze itangazo. Wi ibica kuri radiyo gusa nuko ibikuri iruhande ukumva bikuguye mu gutwi. Muribuka umwaka iryo tangazo ryatambukiye? Rwose umwaka n'uwuhete nko muri kangahe we ko we watsinze muri 2003 oya ni mu 2000 oya urukika primaire ni nko muri za 40 ni nko muri 2000 ni muri 2000 nko muri 2000 hatari 2001 mwaho uko biri kose reka turabarusha mama turabarusha ntabwo ari uko turushya ni ko kazi n'umuhamagaro nta rwose. Ndifuza kumenya uwatanze iritangaza avuka ko Mukazigama Paulina yitabye Imana. Bashobora kuba bahuje amazina ariko bahuje amazina ni izina gusa ryari rihuye mbese n'amazina ahuye. Ndavuga se uwo mwana wanjye yageze mu majyaruguru gute kandi bamubwira i Kigali. Niba Mukazigama akiriho ashobora kuba ari Kigali, ashobora kuba aragiye i Buganda arajyanye n'abo yakoreraga. Ashobora kuko hari n'umugabo wamubonye. Yego. Hari umugabo wamubonye wari umuzi ngo bahurira mu Biryogo ari kumwe n'uwo mugabo yakoreraga noneho ngo aramusuhuza ati uziko iwanyu bakubuze. None aramubaza ngo ese banshakiraga icyo ati bagushakiraga ngo ujye kwiga. Bazohereze y'abandi rero ngewe ntabwo nzajya kwiga. Wumva ukuntu ngo yashubije uwo mugabo. Noneho uwo mugabo bari kumwe akubita uwo nguwo aramwirukanka anamutera imigeri. Batuva imbere nuko ngo aramukubita rwose uwo mugabo yaje arira avuga ati umugabo bari kumwe yankubise. Uko biri kose mbere y'uko turangiza iki kiganiro kibaye kirekire by'umwihariko kubera ko ushakisha abana babiri wabuze ku buryo budasobanutse. Umwe Kayihura Prosperi wabuze mutaha muhunguka mugaruka mu rugo mu kwezi kwa 7/94. Uyu Paulina Mukazigama nawe wabuze nyuma y'imyaka 4 muri 1998 umutumye Kigali akagenda ntagaruka ariko bigaragara ko ashobora kuba akiri muri Kigali yaba yarahavuye se akaba yaragiye ahandi. Ahasigaye ni ukumenya niba amazina y'uwitwa Paulina Mukazigama bashobora kuba basangiye amazina. Bari barashatswe n'ushobora kuba ari umusirikare niba ari we akaba atakiriho ariko reka dukomeze twizere ko dushaka ariho. Turasaba bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya umuntu wese waba warigeze gutura mu midugudu ya Rujugiro waba waraturanye ariho hose n'umuganda ufite umwana w'umukobwa akoresha umuganda bitavuga no guhindura amazina abana b'iki gihe bagahindura amazina kugira ngo atazamenyekana uwamumenya ubwo azatubwira ariko se none nguhe akanya ariko noneho hano usigaranye amasegonda 30 gusa yo kugira ngo wongere usuhuze umwana wawe umubwire ikikuri ku mutima umubwire ko umushaka akwiyumvire niba kiriho. Turamukumbuye ari abaturanyi ari nyina w'abatisima ari abavandimwe turamushaka cyane kandi turacyatuyeho twari dutuye ntago twahavuye. Niba ariho rwose azaze tumubona. Ndizera ko ubutumwa bwawe abwumvise kandi ubahirije igihe amasegonda 30 ararangiye. Madamu Karugema Leonce rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagukomeje kandi ndaguhamagarira gukomeza gutegereza uwizeye icyo Imana iza kugaragariza. Ngaho ukomere kandi ugira amahoro. Yego nukurakoze Uwiteka kurinde. Agasaro Kaburaga karabonetse.
ikiganiro agasaro kaburaga ni hano kirangiriye. Muri benshi mwanditse mugitegereje ko mbahamagara, nzabikora uko nabibasezeranije kugira ngo hatagira uvutswa amahirwe yo gushakisha uwe. Twiyemeje kutagira uwo turenze umurongo ngo atambuke mbere y'undi. Birumvikana ko hari igihe gutegereza bimara igihe, ariko igihe cyose wanditse cyangwa se unyuze ku banyamakuru b'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ubutumwa bwawe buba bwageze ikambere, turagutumikira. Hitiyise uri Mageragere, nzi ko ushaka umwana wawe w'umukobwa wagiye umureba mu mwaka w'1994, tuzagutumikira. Naho ubutaha mwari kumwe na Venus.